Ibyo wamenya kuri Kamaliza, umuhanzikazi w'icyitegererezo kuri benshi umaze imyaka 29 atabarutse. Kamaliza ufite amateka yihariye mu muziki, akaba umunyabigwi n'icyitegererezo kuri benshi mu bato binjira mu muziki, amaze imyaka 29 yitabye Imana. Uyu muhanzikazi wamenyekanye bikomeye mu ndirimbo nka Lorette, Umutoni, Intare n'izindi, yakundishije benshi mu bakibyiruka umuziki. Ni umunyabigwi ufatwa nk'icyitegererezo ku batari bake binjira mu muziki. Mutamuriza Annonciata yavutse ku itariki ya 25 Werurwe 1954 kuri Rusingizandekwe Léandre na Mukarushema Bernadette. Yavukiye ku musozi wa Rukara muri Runyinya, ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Mu mwaka w'1959 we n'umuryango we bahungiye mu Ngagara i Burundi, ari naho yize amashuri abanza. Mu mwaka w'1968 nyina yitabye Imana, bituma se amwohereza kwa mukuru we witwa Anna Maria Mukeyisoni, wari warashakiye muri RDC kuko yabonaga Kamaliza akeneye uwajya mu cyimbo cya nyina. Yahise akomerezayo amashuri yisumbuye mu ishuri ry'i Lubumbashi, ari nabwo yatangiye kuririmba mu makorali ya Kiliziya Gatolika. Ibikorwa by'umuziki wa Kamaliza ntibyashimishaga nyina wabo Anna Maria babanaga. Mu gushaka uburyo yava mu by'umuziki, yashatse kumushyingira atabishaka, undi nawe ahita asaba uruhushya rwo kujya i Bujumbura. Guhera ubwo ntiyasubira i Lubumbashi. Yaje no guhita abona akazi muri Minisiteri y'Imari i Bujumbura. Mu gihe cy'ikiruhuko kigufi ndetse na nyuma y'akazi, yiyibutsaga iby'umuziki no kwifata amajwi kuri kasete yifashishije radiyo yari yarahawe n'umwe mu nshuti ze witwa Tereza. Mu mwaka w'1990 yanogeje umugambi wo kujya ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Yagiye yitwaje gitari ndetse yaririmbiraga abasirikare bagenzi be mu kubatera akanyabugabo, no mu bitaramo by'itorero Indahemuka yabaga ari mu bahanzi bakunzwe. Nyuma yo kugera mu gihugu, yakomeje umuziki ndetse atangira ibikorwa byo gufasha imfubyi, anashinga umuryango yise Girubuntu Kamaliza, abigiriwemo inama na Nzabanzamariya Veneranda wari inshuti ye magara. Ku itariki ya 5 Ugushyingo 1996 yakoze impanuka ikomeye ubwo yavaga i Burundi aje gusura umuryango we mu Rwanda. Yapfuye afite ipeti rya Seja. Aherutse kwibukwa mu mwaka w'2017. Mukuru we yizeye ko Kamaliza aganje ijabiro kwa Jambo. Igitaramo cyo kwibuka Kamaliza cyabereye muri Kigali Serena Hotel mu ijoro ryo kuwa 12 Kanama 2017. Cyateguwe n'abanyeshuri biga muri Diaspora n'umuryango udaharanira inyungu Easy and Possible. Abahanzi batandukanye by'umwihariko ababanye na Kamaliza baririmbye muri iki gitaramo, barimo Mariya Yohana, Nyiranyamibwa Suzanne, Masamba Intore n'abandi. Abavandimwe ba Kamaliza na bamwe mu babyirukanye nawe kugeza yinjiye mu gisirikare cy'Inkotanyi bamuvuze nk'umugore wari ufite icyerekezo gikomeye mu gufasha igihugu, ariko hejuru ya byose akaba yararangwaga no gukunda imfubyi. Uwanjye Mariya uvukana na Kamaliza yavuze ko murumuna we yakuze akunda gucuranga cyane, ndetse ngo iyi mpano yayikomoye ku mubyeyi wabo nawe waririmbaga. Mu mabyiruka ya Kamaliza ngo yagaragaraga nk'umunyembaraga, ari nacyo cyatumye bamwita Parakomando. Mu buhamya bwa Mariya w'imyaka 65 yavuze ko murumuna we yakuranye agahinda, ari nayo mpamvu mu ndirimbo ze humvikanamo umubabaro no kuririmba ibikora ku mitima ya benshi. Inkomoko y'agahinda ka Kamaliza ngo yakomotse ku rupfu rwa nyina witabye Imana ubwo uyu muhanzi yari yaragiye ku ishuri. Yigaga mu mashuri abanza, ageze mu rugo asanga abandi bari mu kiriyo. Yakundaga gucuranga cyane akiri muto, yahoranaga gitari.
Uwanjye Mariya wavuze amagambo yiganjemo kugaragaza ko Yezu na Mariya ari bo bamushoboje gukomeza kurera imfubyi zasizwe na Kamariza. Yashimangiye ko uyu muhanzi yamaze kugera mu ijuru. Yagize ati “Njye ndahamya ko ari mu bwami bw'ijuru. Ubu ni bwo bukwe bwe, ubu muri hano muri kumubyinira. Nibwo bukwe bwe.” Kamariza yakundaga imfubyi cyane, yasize dufite abana 3. Nakomeje gufatanya Nzambazamarira Veneranda wari inshuti ye twongeramo abandi bana, ubu ni umuryango munini cyane. Yavuze ko yatangiye kurera imfubyi akiva i Burundi, aho umuryango wabo wari warahungiye. Yabishyizemo ingufu cyane murumuna we amaze gushinga umuryango Girubuntu Kamariza witaga ku mfubyi za Jenoside. Kamariza kandi yari indahemuka. Masamba babanye mu ishyamba yavuze Kamariza nk'umugore warangwaga n'umutima wo gukunda abandi kurusha uko yikunda, ndetse hejuru ya byose akaba yarigaragazaga nk'umunyembaraga udasanzwe nubwo yari afite urubavu ruto. Hejuru ya byose amuzi nk'indahemuka, akaba n'umuhanzi w'umuhanga wajyaga mu nganzo adahatiriza. Ubuhanzi Kamariza ngo yabukomoje kuri nyina nawe wari umuhanga mu kuririmba. Mariya Yohani nawe azi Kamariza mu buzima busanzwe no mu gisirikare cya RPA cyabohoje u Rwanda. Yagarutse ku murava ukomeye wamurangaga, by'umwihariko agaruka ku kazi gakomeye yakoze kugira ngo itorero Indahemuka ryaririmbaga mu gutera imbaraga ingabo zari ku rugamba rishinge imizi. Mu itorero hahozemo abaririmbyi bakomeye barimo uwitwa Mukade Karinganire, Minani Rwema, Teddy, Mariya Yohana, Kamariza n'abandi benshi. Iki gitaramo cyari umwihariko ukomeye. Abahanzi baririmbye indirimbo ziganjemo iza Kamariza ndetse zikora ku mitima ya benshi, kuko inyinshi zaherekezwaga no kwibutsa ibyaranze uyu muhanzi akiri ku isi. Ubwo benshi berekanaga filime mbarankuru y'ubuzima bwa Kamariza, ab'imitima yoroshye bararize. Filime igeze ku munsi w'urupfu rwa Kamariza wahitanywe n'impanuka avuye i Burundi, benshi bahise bitsa umutima. Byari umunezero mu gitaramo cyo kwibuka uyu muhanzi Kamariza. Reka dukomeze tumwifurize kuruhukira mu mahoro ya Kristo.